bakunzi ba Africa TV ndetse n'ijwi ry'abahanzi TV, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahirwe, tubifuriza umugisha uva ku Mana Data wa twese. Turabakunda kandi iyo turi kumwe tuba twumva mu by'ukuri natwe dusobanutse. Reka rero mfate aka kanya mbifurize umwaka mwiza, mbifurize ishya n'ihirwe mu mirimo yanyu ya buri munsi. Ni Dr. Antoine Nzayisenga wongeye kubana namwe muri kano kanya. Turifuza no kugira tuganire ku iterambere ry'umukristo. Iterambere ry'umukristo ariko rishingiye no ku ikoranabuhanga. Iyo tuvuze iterambere ry'umukristo rishingiye ku ikoranabuhanga, dushaka kugira ngo twitse cyane ku bukristo muri Afurika n'iterambere. Ni igice dukunze kubona muri Afurika abantu binjiye muri spiritualite cyane, ariko monde ya iri secular economique nayo ntitwayijyana kandi tuyikeneye. Rero twaje kuza kureba, turavuga ngo ariko twaganira gute ku mafaranga koranabuhanga. Aho tuvuze amafaranga koranabuhanga, ese mu by'ukuri abakristo biteguye gute kwakira amafaranga koranabuhanga? Ese abenshi aho ntibatekereza bakavuga ngo ni bya bindi byavuzwe. Tumaze igihe dusasira aya mafaranga koranabuhanga kandi tugira ngo abantu bayumve neza, bayasobanukirwe, n'igihe bazaba barimo bayakoresha mu by'ukuri ntibazumve ari ibintu bishyashya, kuko isi aho irimo iragana mu ikoranabuhanga, kandi isi irimo iragana mu mikoreshereze y'umutungo ushingiye ku ikoranabuhanga. Twabonye cabinet y'u Rwanda mu minsi ishize iterana ishyiraho itegeko rirengera virtual assets. Izi virtual assets iyo tuzivuze tuba tuvuze ibijyanye n'ikoranabuhanga muri rusange, ndetse tuba dushatse kwerekana n'aya mafaranga koranabuhanga arimo, za YouTube zirimo, za TikTok zirimo, kuko hari abo zinjiriza amafaranga atari na makeya. Rero ni umutungo koranabuhanga. Rero umutungo koranabuhanga ni ibintu byose bishobora kubyarira inyungu umuntu binyuze mu ikoranabuhanga, harimo n'ibi byo kuri murandasi. Kuri murandasi rero bino minsi nk'uko nkunda kubibabwira, ndababwira ngo isi urwego irimo kwerekezamo, irimo irerekeza ku rwego aho buri muntu wese bigaragara yuko kwinjira mu ikoranabuhanga no gukoresha ubutunzi ikoranabuhanga ari cyo kintu tubona yuko mu by'ukuri kigamije kugira ngo gihindure ubukungu bw'isi. Ku bantu bakeneye kugira ngo ubukungu bw'isi babugireho access, banabuboneho, ibyo bakeneye ni ngombwa yuko banafunguka bakamenya ese niba ubutunzi bw'isi bwarabanje kujya muri gold, mu gucukura gold yisanzwe. Uyu munsi gold yacu iri mu ikoranabuhanga, kuko kujya kwikorera amazahabu na za diamant n'ibiki uyu munsi ntibikigezweho, ahubwo hari zahabu irimo kugenda ivutse mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hari rero ibyo tumaze iminsi tubona kuri global census, nkaho tubona nka igiciro cya payi. Reka mvuge kuri payi kuko niyo abantu benshi bamaze kumenyera, ariko nubwo hari na Tau network nayo ngira ngo abantu bazanasobanukirwe mukurikire ikiganiro twakoze tuvuga kuri Tau ndetse na payi. Payi turebye kuri global census, tubona yuko hari igiciro cyashyizweho, ndetse iki giciro mu by'ukuri hari abacyumva bakavuga bati n'ikiramuka kibaye. Mu by'ukuri reka mvuge ngo abaduteza amatwi, buriya aba bantu bo muri western countries bafite uburyo ubukungu bw'isi babukontorora, banabuyoboye. Iyo ugiye kureba usanga aya mafaranga koranabuhanga arimo kugenda abaho, arimo aragenda aza, ariko kugira ngo bwa bukungu bw'isi n'ubundi buzabe buraho, azaze ari agaciro kayo n'ubundi kagenda kuri rya dolari, y'amadolari. Reka dukoresha amadolari. Aho rero harimo ibanga rikomeye cyane, aho
aya mafaranga arimo ubutunzi bw'isi burimo kugenda bwerekeza mu ikoranabuhanga, ariko wajya kureba ugasanga ukeneye kugira ngo n'ubundi avunjishe arajya gusanisha n'idolari. Iryo ni ibanga ririmo western countries bakoresha kugira ngo rya faranga ryabo rikomeze kugira. Ikindi, amafaranga koranabuhanga ku banyafurika ari free, azaba ari free to control these currencies. Ntago byoroshye kuri leta zimwe na zimwe, bivuga ngo ni naho leta zatangiye gufata ingamba no kureba uburyo aya mafaranga ese azakoreshwa te. Nko mu bihugu tuvuye nko mu Rwanda, hagiyeho itegeko ririnda uyu mutungo koranabuhanga, ariko bashyiraho nanone n'umushinga w'ifaranga ryitwa CBDC. Iryo faranga rero ni rizafasha leta y'u Rwanda kugira ibashe guhangana no ku isoko mpuzamahanga, mu gihe idolari abantu bazaba barimo bisanisha n'idolari, no mu manyarwanda tuzabe tuvuga ngo ameze gutya. Kuri ya payi rero cya giciro kiri Global Census, nanyarukiye ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter ya P-Network, nsanga iki giciro bongeye kukigarukaho, nubwo rimwe na rimwe tuvuga ngo iki giciro abantu ntibazakirambirizeho, cy'amadolari 314, ariko biranashoboka nabyo, kuko ikintu cyose buriya kibaho hari impamvu. Ikindi navuga rero nanone nuko iyo ugiye kureba usanga mu by'ukuri ifaranga koranabuhanga ryaba iri ngiri rya Tau nk'uko ejo bundi nabibabwiye, ndababwiye yuko ari faranga rihari rizaba rijyanye na AI cyane, ari ubutunzi bushingiye kuri AI cyane. Ubwo butunzi rero bushingiye kuri AI cyane, mu by'ukuri ugiye kureba usanga ubucuruzi buri kuri AI ari bwo bukomeye. Ariko hari nanone hari n'ibyo uyu mudamu Chadiano Fanny, umudamu wa Dr. Nicolas, hari ibyo yavuze tariki 7, ni tariki 7, ubwo urumva haciyemo amasaha makeya, ni kubyo Donald Trump yari yavuze. Ibyo Donald Trump yari yavuze, we nushaka ujye ku rukuta rwe rwa X urabibonaho, ngo Trump has launched another token today. Ubwo yabivuze ku itariki 7, US pre-sale uscoinofficial.com. Icyo ni ikinyamakuru tubibonaho n'urubuga rwa Telegram, ngo be ready for USD Trump season 2.0. I am the first to share it. It will not take long until the pre-sale is sold out. Rero iyo turebye ibyo Donald Trump yavuze n'ibyo nshaka kugira ngo mbabwire, ni itangazo rihari rivuga ngo Trump media reiterates records date for digital token initiative. Trump Media Technology Group Global News Wire though March 5th byavuzwe isaa moya kuri Central Standard Time. Baravuga ngo Sarasota fra March 5th 2026 Global News Wire Trump Media and Technology Group Crop NSADAC Nice Texas. Trump Media or the company operates of the social media platforms such as the streaming platform Truth and the Finitech brand Truth FI today confirmed the record that date for its digital token initiative remain the March 5th 2026. Ibi ni biri ku rubuga rw'iki kinyamakuru, ariko tukabisanga kuri X ya Cheng Diao Fanny, mudamu wa Dr. Nicolas, aho arimo kuvuga uburyo na Donald Trump yagarutse ku bijyanye n'amafaranga koranabuhanga. Amafaranga yo koranabuhanga ni amafaranga ariho, ni amafaranga abantu barimo kwitegura gukoresha, ndetse batangiye gukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni amafaranga arimo ubona ko isi mu minsi iri imbere
ariho igiye kuba ayo mafaranga iyakoresha, kandi aya mafaranga kuyakontorora bikazaba mu by'ukuri afite uburyo akontororwe, ariko noneho byibuze ashobora kugera ku bantu bose. Rero tugaruke kuri ayo mafaranga, reka twivugire kuri ya payi tumaze iminsi tuvuga. Payi, kugira payi nta kindi kiguzi bigusaba kumayininga. Just mining zatangiye abantu babona amacoin menshi, ariko uyu munsi uko nyine umushinga ugenda ugera ku musozo, niko payi zigenda izo mining zigabanuka. Rero nukuri iyo turebye ngo izi digital token initiatives, iyi ni initiative nyine government ya Amerika yamaze gufata, nkuko government y'u Rwanda nayo yamaze gufata initiative zo gukoresha aya mafaranga koranabuhanga. Ibyo rero wabishaka hashize amasaha 22 bivuzwe n'uyu mudamu wa Dr. Nicholas, bivuga ngo rero ibi biraca amarenga akomeye yuko isi irimo kwitegura kwinjira mu bucuruzi koranabuhanga. Ariyo mpamvu nanone Abayisiraheli n'Abayapani nabo barimo kudevelopa ifaranga ryitwa Taun, riri mu muryango wa Taun Network, rizaba rikoreshwa mu buryo bw'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga. Nanjye rero nagerageje gukusanya inyandiko zitandukanye ndimo ndeba the future of Pi and cryptocurrency in Africa, kuko twivugira ahanini dukunze kuvuga kuri Africa. Iyo turebye Pi network and other cryptocurrency in Africa looks promising. Yeah, they are looking as they promise something great, but it will depend on regulation, technology adoption and public trust. Ibi ni ukuvuga ngo ureba usanga nibyo nagerageje gukora ubushakashatsi, nsanga rero bikeneye kuyaregulatinga bakayahuza n'ay'ibihugu. Ikindi akeneye trust ndetse na ya technology twavugaga. Ikigaragara nuko icyitwa digital adoption is growing in Africa. Reka wenda bivuge mu magambo y'Icyongereza. Africa has one of the fastest growing mobile and internet users populations, because many people already use mobile money system like M-Pesa. Cryptocurrencies could expand natural and digital financial tools. Pi network is attractive because it allows people to mine coins using smartphones, which fit well with African mobile fast economy. So muri Afrika rero twavuga ngo n'ubundi gukoresha amafaranga koranabuhanga, urabona ko birimo birihuta nka za M-Pesa, za mobile money n'izindi nyiri za Tigo Cash, izo zose zirahari. Kandi ubona yuko mu by'ukuri ni crypto ya Pi uburyo yubatse mu buryo abantu bashobora kuzagenda bayihererekanya mu buryo bworoshye cyane, kuko ubutunzi bw'isi ikigaragara nuko uko bugenda butera imbere ni nako n'isi nayo igenda ishyiraho izindi mezire zo kugira ngo bwa butunzi bubashe kugera ku bantu benshi kandi bubashe gukura. Icyo navuga rero ni ku bakristo. Abakristo nabo bagomba guhumuka. Turashimira abashumba benshi bafashe initiative bakavuga ati ariko ntituri busigare, kuko rega ibi bintu nta kiguzi bisaba, ibi bintu nta mafaranga bisaba. Icyo bisaba kugira ngo umuntu abe araho, bisaba kugira ngo umuntu amayininge afite na internet, ubundi ukagira rero abashumba nabo babwira abakristo, dukangura abakristo bacu bijyanye n'ikoranabuhanga babashe kuba aware, nkuko dushimira n'ibihugu bimwe na bimwe bigenda byigisha abaturage mu bijyanye n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga, ariko ikoranabuhanga rikaba rikoreshwa mu buryo bwiza. Umukristo rero ntago gusigara inyuma, ari umukristo kandi ariho icyerekezo cy'isi kirimo. Rega this kind of mining ni uburyo nabwo bwo kubika amafaranga, kuko those coins they are electronic coins. Rero tuvuze coin ni ukuvuga ngo nandi mafaranga arimo ugenda wongera uko rero umuntu azinduka ajya guhinga, uko umuntu azinduka ajya gupagasa, no kumayininga nabyo ni kimwe. Kuri Tau ejo nari ndimo mbwira abantu, babwira ngo Tau ubu ngubu uyu munsi ku isaha ziraboneka ari nyinshi, hafi 6. Kimwe na Pi za twatangiye tubona ziri nyinshi, ariko zigenda zigabanuka, ariko still n'ubundi mining still there.
gusa ko uyu mushinga wa P-Network abiteze ko uzarangira ugomba kurangira na mining birangira, kuko nimubona bavuze ngo it has been completed, no ku mining bizabirangira. Niyo mpamvu urabona bica amarenga yuko ku mining hagenda haboneka ntoya. Ubwo rero twari turimo tureba kuri growing the digital adoption growing in Africa, financial inclusion, ibijyanye no guhuza amafaranga ari fiat money n'amafaranga ari mu ikoranabuhanga ndetse no kugira access kuri finances. Many Africans do not have access to traditional banking. Cryptocurrencies can help people send and receive money internationally. Aha mubyumve neza, cryptocurrencies umumaro wazo nuko zishobora gutuma abantu babona amafaranga, bakakira amafaranga bakoresheje ama wallet yabo mu buryo mpuzamahanga. Icya kabiri, save value outside unstable local currencies. Ikindi cya kabiri nuko abakoresha aya cryptocurrencies byibuze igiciro cy'amafaranga ari lokale kuri ya mafaranga agenda atagaciro, ho muri cryptocurrency aba ari amafaranga ari ku rwego mpuzamahanga agenda azamuka kandi umuntu akareba niba yazamutse niba yanamanutse. Icya gatatu, access global digital market, nuko kugira access ku isoko mpuzamahanga, ukabamenya ngo ibintu biri aha ngaha ndabigura bizane kandi bigure ku giciro runaka. Rero ufite izi cryptocurrencies birashoboka ko ushobora guhaha ibintu byose aho waba uri. Countries facing currency inflation may see higher adoption of crypto as alternative store of value. Ibanga abantu bakoresha ama cryptocurrencies ibi bizatuma ikibazo cya inflation mu by'ukuri gisa n'ikifata undi murongo, kubera yuko ari ibihugu byatakazaga amafaranga. Rero ariko no twongeye tusiremo niho icyerekezo cy'isi kirimo kigana. Hari ikindi cya gatatu nta kwirengagiza kivuga ngo regulation and government policies. Regulation and government policies ni uburyo aya mafaranga azabacungwa noneho n'amapolisi leta zizagenda zishyiraho. The future will strongly depend on the government policies. Kuri aya mafaranga rero nubwo twavuze ngo ku mininga nibyo, ariko amafaranga azaza afite agaciro kari hejuru, leta nayo ifite uburyo, leta zigeze ifite uburyo zishyiraho policy zo kugira ngo faranga ridata agaciro kandi faranga rikomeze kugira, kuko kimwe mu ndangagaciro z'igihugu ni faranga riba ririmo. Some African countries are cautious while others are exploring digital currencies. For example, in Naira launched by Central Bank of Nigeria. Mu Rwanda twabonye IFRA, none muri Nigeria naho bafite in Naira. Tuzi ko amanayira ari amafaranga yo muri Nigeria. Bivuga ngo aha muhumve neza, mu Rwanda hari CBDC ariyo bise IFRA, muri Nigeria bafite amanayira ni fiat money. Bono baronshinze Central Bank ya Nigeria yaronshinze naira, ni faranga naryo ry'ikoranabuhanga. Shows that governments are experimenting with digital money. Bivuga ngo ibi biratanga rero icyerekezo yuko hari uburyo ibihugu byinshi birimo kugenda byitegura kugira ngo bikoreshe aya mafaranga n'ubutunzi koranabuhanga. Gusa harimo n'ibibazo wenda dushobora kuvuga limited crypto regulation in many countries, risk of scams and frauds. Ibyo ni risk arimo, ariko mu by'ukuri twagaruka tukavuga ngo abantu batinyuke binjire mu bijyanye na amafaranga koranabuhanga, bayamenye, gusa birinde ikizabasaba amafaranga kugira ngo investingemo amafaranga icyo bazakihorere. Ariko nk'izi za tawu za payi zidasaba kugira ngo umuntu yinjiremo, kuko hari ibyo yishyuye ahubwo ari mining, aya nta kibazo. Reka rero nagerageje guhuza iki kiganiro no kureba how religious can be cooperate with digital currencies like P-Network and TAO. Ibi ngibi ni ikibazo nibajije maze igihe nkibaza, ariko nagerageje kuvuga ngo reka noneho mbe natanga ibitekerezo byanjye, n'abandi bashobora kuzatanga ibindi bitekerezo bakatubwira nuko babyumva. Abakristo bagomba kugira icyo bita supporting ethical ubukristo bushobora guhuzwa gute? Abakristo bacu dushumbye, abashumba bashobora kwigisha abakristo kugira ngo batinyuke ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga koranabuhanga. Nahoze mbabwira ngo mu Rwanda dufite IFRA ariyo CBDC which has been starting some days ago.
and some couple of months ago. Ubu ngubu uwo mushinga ukaba ugeze kure, ndetse bakaba bamaze no kuronshinga icyo bita IFRA Rwanda. None tubonye Nigeria nayo ko Central Bank nayo yamaze kuronshinga iryitwa INAIRA. Ubwo ni ingero z'ibihugu bibiri maze kuvuga. Hari n'ibindi dushobora kuba tuzagenda tubagezaho, kuko twiyemeje kugenda tubaha amakuru ajyanye n'uko uyu mushinga w'ikoranabuhanga mu butunzi ikoranabuhanga bimeze. Rero nari mubabwira ngo supporting ethical finances, abakristo bakwiye kwigishwa uburyo bagira ethique financière. Religious institutions can encourage ethical use of digital currencies. Amatorero ndetse n'ibigo bya gikristo bikwiye kutangira kureba bagasobanurira abantu kuri ibi bintu, ndetse ari ibintu nka bitatu bagomba kwigisha, icyitwa honest in transaction. Abantu bagatangira kugira honesty, ni ukuvuga ngo kumva bafite ubunyangamugayo muri bo, avoiding fraud or scam. Ibijyanye na scamming urega buri muntu iyo yigishijwe akora ibintu neza. Rero nitwigisha abantu twebwe aba faithful leaders tukabwira abantu ko bagomba gukora ibintu bakirindwa n'ibyo by'u scam, kuko nabyo nubwo turimo tujya mu ikoranabuhanga ariko nabyo ni risk tugomba kugira. Promoting transparency in blockchain system, aha hakazamo na transparency, hakazamo ukuri. Abantu bakigisha ko abantu n'ubwo ikoranabuhanga rigenda riza ariko bagomba no kumenya ko ukuri ari ngombwa. Cyo ni kimwe. Ikindi ni charity and giving digital donations, gutangira no gutanga ama digital donations. Churches, mosques and ministerial can receive donations through digital currencies. Example, digital tithe and offerings, charity for the poor, support the humanitarian projects. Ibi ngibi byaranatangiye ibihugu bimwe na bimwe dushobora no gushimira, byatangiye gushyiraho uburyo bwo kuvuga ngo amafaranga yose abonetse nagira uburyo umurongo abarimo. Ibyo rero ni kutangira gutegura abantu no kwitegura kugira ngo byibuze ubukungu bw'isi buzaye ufite icyerekezo burimo, ntibizakorwe mu kajagari, ahubwo bizakorwe mu buryo bishobora kugirira abantu umumaro. Blockchain can make donations traceable and transparent. Ikindi rero cya gatatu ni financial inclusion. Navuga no kuri financial inclusion. Digital currencies may help communities where banking services are limited, nk'aho amabanki atagera byibuze financial services zigomba kuhagera. Religious organizations work with communities can help people learn how digital wallets work. Abayobozi b'amadini rero bakwiye, abapastori n'abandi bafite aho bahura n'imyemerere, ni byiza kwigisha abakristo ibijyanye n'ama wallets. Kuko hari urusengero ushobora kujyamo bavuga wallet ntibamenye icyo uvuze, ugasanga they don't understand what you are saying if you say wallet. So we have to teach our people about wallets work. Access few finances opportunities, participate in global digital economies. Gusa twavuga ngo hari n'abashumba ibi batabizi, abashumba batabizi, ariko byibuza bakurikirana. Nicyo cyiza tuba turahangaha, nicyo cyiza tuba kugira ngo dukangura abantu bamenye naho isi irimo kwerekeza, byibuze tubashe kugendana nayo, tumenye ngo iragera ahangaha. Education and moral guidance, bijyanye n'uburezi nabyo, faithful leaders can guide believers on avoiding speculations or gambling behavior. Ibihuha n'ibindi, abashumba bagomba gutangira kumenya kuvangura ibihuha n'inkuru z'ukuri, kuko abakristo bakwiye kumenya ibizima, akaba ari byo baba bafite. Ibijyanye n'ibihuha bakabireka. Protecting themselves from scams, bakamenya no gushyiraho ingamba zo kwirinda babajura nyine b'ikoranabuhanga. Ikindi, using technology for social good, ibijyanye na social good abantu bakaba bafite uburyo hariho izo ngamba. Icya gatanu ni economy, community economic projects, imishinga nyine ishingiye kuri economy kandi ikaba ishingiye kuri communautaire rurale. Religious organization could build community economic networks using digital currencies to support youth entrepreneurship, saving groups, local cooperatives projects. So religious leaders can help our people, can help their fellows on how they can use currencies to support youth entrepreneurship. Kuko nko muri Afrika tuzi ko urubyiruko rufite ikibazo cy'akazi, rufite ikibazo cyo kubona igishoro, ariko aya n'andi mahirwe nayo abantu bashobora gukoresha.
ikindi abantu bakirinda ibiyobyabwenge, bakirinda ingeso mbi, ibintu byose bishobora kuba byajyana abantu mu kuba byatuma ubukungu bwabo bugenda nabi. Reka rero nsoze mvuga ngo abamayininga icyo nacyo ni igikorwa cyo gushaka amafaranga cyangwa gushaka ubutunzi, ndetse n'abafite izo coins bamaze kumayininga, namwe ayo ni amafaranga mufite nkandi yose, ariko mukeneye kumenya imikoreshereze yayo mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko ni nk'uko tuvuga Bitcoin, nka Bitcoin abantu bayimaninze mbere bayimaningaga ari biri ku ntuza, ariko ubu iyo turebye mu makirimuto ku isi ahenze Bitcoin irimo. Rero nandi buri kintu iyo cyatangiye usanga kiba gifite umurongo. Reka ngaruke kuri ya mafaranga abiri twavuze, P-Network. Rero iyo tuvuze amafaranga ubwo n'ubuvango nuko tuyashyira mu rurimi rwacu, ubundi ni coins. Iyo tuvuze coin ni it's a currency, digital currency. The currency of Pi and the currency of Tau, how they are related, how they are differ. Icyambere ngira ngo mbabwire nuko iyo urebye itandukaniro rya no mafaranga, icyambere bihuriye hehe? Aho bihuriye, icyambere nuko aya mafaranga yose ahurira ku kumayiningwa. Nyuma yo kuyamayininga hari Pi imayiningwa. Pi rero iyo tuyimayininga dukoresha internet. Tau nayo iyo tuyimayininga ni internet. Bivuga ngo aya mafaranga icyo ni ikintu ahuriyeho. Iyo tuvuze rero ngo ahuriye kuri mining, aho ngaho uzasanga icyari kimwe. Ikindi cya kabiri, the Pi network and Tau network are both digital projects aiming to build a decentralized ecosystem, but they are very different in purpose, technology and developmental stages. Ibiro nibyo ngira ngo abantu bakurikire ngiye kuvuga. Ahurira hehe? Yose ni digital projects, na ni mishinga nyine y'amafaranga akoranabuhanga. Aspects turareba kuri aspects za P-Network, turareba na aspects za Tau network. P-Network yatangiye 2019. Tau network yo yatangiye muri za 2016 na 17. Urumva ko Tau yatangiye mbere, igitekerezo cyaje mbere, P iza nyuma. Founder abakoze iyi P-Network ni Stanford researchers barimo Dr. Nicholas Koklaris. Noneho igitekerezo cyo kuzana Tau cyazanywe n'umunya-Israel witwa Ohad Asor. Main idea kuri P-Network, main idea ni mobile cryptocurrencies mining for everyone. Aha abantu bahumve neza, mobile cryptocurrencies for everyone. Tau network ni AI powered decentralized knowledge and governance network. Ngaho bitandukanira ngo iyi P yo iri decentralized kandi ni mining ikaba iri na mobile, ariko indi ikaba ari AI based. Tau iri AI based. None ku kijyanye na technology bihura bite nanone? Technology kuri Pi ni blockchain with mobile mining system. Tandiske Tau network yo igendera kuri logic based system where computer understand and reason about rules. Mining noneho rero, users mine Pi daily through the mobile app. Kuri Pi nako kuri Tau not traditional mining like Pi. Ntago ari traditional mining nka Pi. Goal kuri Pi ni create a wide user digital currency and ecosystem. Tandiske kuri Tau network ni build a decentralized AI system that can reason and manage networks. Bivuga ngo abari kuri Tau bo barabyumva cyane, n'abari kuri Pi kandi nabo barabyumva cyane, uko ibi byose tubizana kugira ngo dusobanurire abantu. Users access easy mobile app used by millions. Aho ni kuri P-Network. Noneho kuri Tau still most technical and under development. Bivuga ngo Pi yo yarihuse cyane kumenyekana,
ariko indi kubera ko iri AI based cyangwa se technological based, abantu hari ibikirimo gukorwaho. Popularity, very large community worldwide kuri Pi izwi n'abantu benshi cyane. Noneho Tauyo abantu bayizi baracyari bakeya. Stage, kuri Pi network, enclosed mainnet moving toward open network. No ngo enclosed mainnet moving toward open network. Then kuri Tau ni research and developmental stage. Bivuze ngo aya mafaranga yombi ibi nibyo ahuriyeho nibyo atandukaniyeho. Nubwo navuze ko aya mafaranga abantu bose barayamininga, ariko Pi network is focused on digital money for everyday people using a mobile phone, whereas Tau network focuses on the centralized artificial intelligence and knowledge system, not just money. Kuri Tau network, it is focuses on the centralized artificial intelligence and knowledge system, not just money. Iyo hejuru ni for money, indi ni for the digital digital asset. Noneho mvuge soza, navuga ngo mu mwanzuro mutoya, Pi ni digital currency ecosystem, Tau ikaba decentralized AI and logical based internet. Bavandimwe rero, uyu ni umushinga w'amafaranga nari ndimo mbabwira, kikaba ari igice cya kabiri. Twavuze ku mukristo buryo agomba kubaho, tuvuze n'aya mafaranga uko ahari, kandi akaba ari amafaranga ari populaire, ari n'amafaranga akeneye kugira ngo azamure isi. Bivuze rero ngo turashimira wowe wadukurikiye, turashimira wateze amatwi iki kiganiro n'ukireba, abaduha ibitekerezo, abadushima ndetse n'abaduha inama yuko twakwimpruvinga. Mwese turabifuriza amahoro. Reka rumbifurize kugira ngo mujye mu muryango wa cryptocurrency, mujye mu muryango waho ubukungu bw'isi burimo bugana, waho ubukungu bw'isi burimo bugenda bwinjira mu ikoranabuhanga, kandi dukomeze gutera imbere, dukore cyane, dutere imbere. Umurimo ufite ukore neza, nanjye umurimo ufite mukore neza, umurimo twahamagara tubashe kuwukora, ariko tutanirengagiza yuko n'ikoranabuhanga naryo ridutegereje kandi dutegetswe, cyangwa se tugomba kumenya uko ririmo gukora. Imana y'amahoro ribaho umugisha. Mwakoze cyane. God bless you. Ciao ciao. Ngwino ufunge Bernard we. Bernard, ngwino ufunge. Nasoje ubwo ndibuze gukataho.